iterambere ryo kwishyura n'amafaranga hatabayeho kwererekanya mu ntoki rirakataje mu mfuruka zose z'isi, aho abantu barenze gukoresha telefone ngendanwa bikagera no kuri interinete bidasabye banki nk'umuhuza hagati yabo. Iri koranabuhanga rero kimwe n'andi rimaze kugera ku ntera ihambaye, aho abakoresha interinete basigaye bahererekanya amafaranga azwi nka bitcoin. Hari andi menshi ariko uyu ngiye kubwira kuri bitcoin, ngira ngo ibi tujya tunabiganiraho kenshi mu kiganiro Sangwa n'Injyana za weekend. Aya rero afite umwihariko wayo kuko nta gihugu ashingiyeho hanashobora kugaragara cyangwa se ngo afatwe mu ntoki. Bitcoin ni ifaranga ryakozwe bwa mbere muri 2009 n'umuhanga mu bya mudasobwa wagizwe ubwiru gusa amenyekana ku izina rya Satoshi Nakamoto. Yakomeje gukorana n'abandi bahanga kuri uyu mushinga kugera muri 2010, ahita inshingano witwa Gavin Andresen. Mbere yo gutanga uburenganzira, Nakamoto yakoze impinduka ku bijyanye na kode gusa. Kuva rero mu myaka myinshi ishize ritangiye gukoreshwa, ryagiye ritera imbere umunsi ku munsi kugera ubwo ryigaruriye isi. Satoshi Nakamoto yasohoye inyandiko muri 2008 yiswe Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Yagaragazaga uburyo abantu babiri bashobora koherezanya amafaranga ntayo baciwe ku bwishyu bitanyuze no kundi muntu. Kuva icyo gihe rero agera kuri miliyari y'amadolari y'Amerika yagiye gukoreshwa binyuze mu guhanahana nyine aya mafaranga hagati y'amakompanyi menshi ndetse n'abantu bose ku isi. Bikaba Bitcoin ifatwa nk'ifaranga, bamwe bayita digital currency, digital cash, virtual currency, electronic currency na cryptocurrency, kuko hagiye havuka n'izindi zitari Bitcoin. Tugiye ku rubuga investopedia.com rugaragaza Bitcoin ikora mu buryo bumwe n'ubundi bwoko bw'amafaranga akoreshwa ku isi mu bihe bitandukanye. Buri muntu rero wifuza gutanga cyangwa se guhererekanya Bitcoins agira ububiko bwe. Ushobora kubika kuri internet, aho ufungira konti ukajyinjiramo aho waba uri hose, wakwifashisha program ushyira muri mudasobwa cyangwa se telefone yawe, kugura ububiko bwabugene bwa Bitcoin, ibyo bita Bitcoin hardware wallets, no gukoresha impapuro mvunjishwa faranga. Amakuru y'ihererekanywa rya Bitcoins abikwa n'icyo bita blockchain, ibifunguye kuri buri wese. Bifasha umukiriya rero binyuze muri mudasobwa ye kumenya koko niba ibyakozwe byizewe, kuko ababona amakuru ahagije y'uburyo ubwo uwo yoherereza amafaranga akora, bituma nyine hirindwa ubujura n'ubundi bwambuzi bwose. Buri rero hererekanywa ry'amafaranga rikozwe bisaba uwohereza amafaranga kubanza kubyemeza ashyiramo umubare w'ibanga mbere y'uko amafaranga ava kuri konti yingajye ku yindi. Bityo rero umuntu aba afite uburenganzira bwuzuye kuri Bitcoin ze zose. Bitcoin rero ikora nka application ya telefone cyangwa se program ya mudasobwa, ifasha abantu babiri koherezanya no kwakira amakashi. Kwibaza ati ninde ugenzura Bitcoin? Mu buryo bujya gusa no kuba ntawe ugenzura ikoranabuhanga rya internet ryo koherezanya ubutumwa bwa email, Bitcoin nayo nta muntu cyangwa ikigo cyihariye kigenzura, gusa nyine ihererekanywa ryayo rigenzurwa n'abitwa Bitcoin miners. Babifitiye uburenganzira bakemeza niba ryemewe cyangwa se ritemewe. Iki gituma Bitcoin rigira agaciro cyane. Ibi nabyo ni ikintu abantu benshi bibaza. Ubu ngubu bigeze ku gaciro Bitcoin imwe ka hafi miliyoni, nibyo hafi miliyoni 150 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko rigenda rihindagurika umunsi ku munsi nyine. Ubundi Bitcoin hano urebye ku mibare nyine uburyo Bitcoin yagiye nko muri igitangira muri 2010 yahereye ku dufaranga duke, yewe arahereye kuri 0.09 igenda izamuka igera kuri 26 muri 2011,
muri za 2013 yari igeze kuri mu kwa 10 byari igeze yatangiye iri kuri 13 urumva iragenda igera ku 123 iragenda mu mwaka hari igihe igeze kugwa muri za 2014 na 15 ariko irongera iratumbagira urumva noneho amafaranga igezeho kuri uyu munsi urumva ko ni faranga ry'ikoranabuhanga ryihagazeho muri ibi bihe turimo ubwo kufite rimwe cyangwa ufite arenze rimwe urumva amafaranga afite y'amanyarwanda. Bitcoin rero ni faranga ryizewe kandi nta mpungenge kubayikoresha ariko babizi neza nyine guhanahana amakuru ya ku buryo nta mpungenge kubayikoresha. Gusa imyirondoro ye n'imibare y'ibanga igomba kutayishyira ku karubanda kandi ikabika Bitcoin ze ahantu hitaruye nyine. Ikindi kandi wamenya nuko leta z'ibihugu zimwe na zimwe zirayemera abandi hari aho rwose iri faranga ritemewe kurikoresha. Tukiri mu makuru ajyanye n'ikoranabuhanga abantu mwagiye mukoresha ikoranabuhanga ryo kuvugana imbona nkubone muribuka urubuga bita Skype. Urubuga rwamenyekanye cyane mu itumanaho rishingiye ku mashusho. Skype rukaba rugiye guhagarara gukora nyuma y'imyaka igera kuri 22 rwose dore ko mu cyumweru gishize mu bihe bishize rwose muri uku kwezi ku ntangiriro z'uku kwezi bakunze kubigaragaza ku mbuga zayo. Uru rubuga rwose rukaba rugiye gufunga burundu. Ntabwo bitunguranye ko sosiyete ya Microsoft irufite mu minwe yari yarabanje gutanga impuruza ndetse inabwira abantu ko ku itariki 28 Gashyantare uyu mwaka ibabwira ati nyaboneka uru rubuga rugiye kuzafunga. Iki gihe rero Microsoft yavuze ko impamvu Skype izahagarara gukora ari ukugira ngo ibyerekeye n'itumanaho byose byimurirwe muri Microsoft Teams. Abakunda gukora ama conference video conferences murayizi Microsoft Teams. Nubwo Skype rero iri buhagarike gukora abari basanzwe bayikoresha bazakomeza kubona ubutumwa bwabo n'amakuru binyuze muri Microsoft Teams bakoresheje konti zisanzwe. Microsoft rero yahaye abantu gukoresha Skype kugeza byibura muri Mutarama ya 2026 baba bimuye cyangwa se bakuyemo amakuru yabo mbere yuko isibwa burundu. Skype rero igiye gufunga imiryango yatangiye gukoreshwa muri za 2003 ihindura uburyo abantu bavuganaga kuri internet cyane cyane binyuze mu majwi n'amashusho. Yagize izina rikomeye cyane mu isi aho mu myaka za 2010 yari igeze kubayikoresha barenga miliyoni 300 ku kwezi buri kwezi. Urubuga rero rwakoreshwaga ku buntu rwagiye rutakaza umwihariko ubwo hadukaga izindi program bikora kimwe nka WhatsApp na Zoom n'izindi. Sosiyete ya Microsoft yaguze Skype muri 2011 kayabo ka miliyaridi 8.5. Kinakundiraga Skype hari uburyo bagiraga gutyo ukishyura wowe ukaba uri kuri Skype ukabahamagara umuntu kuri telefone bisanzwe adafite Skype. Nabikundaga cyane ukishyura abonnement $2 duke cyane tutageze kuri 20 ahari. Bakagwa rwose kwihamagarira ugahamagara abashuti ziri muri Amerika i Burayi kuri landline ku matelefone yabo rwose ku buryo itumanaho rwose ryabaga ryoroshye cyane. Ngaho gukora ikoranabuhanga ariko rigenda rihinduka ndetse rigenda rituzanira udushya n'ibindi byinshi cyane. Uracyari kumwe nanjye Guta uracyari ku Isango. Mu kanya turaza kujya i Vatican turebe byinshi. Papa mushya yarabonetse turaza kunyarukira i Vatican nyine tuganire ku byinshi kuri byo n'ibintu biteye amatsiko.